uyu munsi muze dutekera agahungu duhararanye patejone ndetse n'isosi y'intoryi. Okay, aka gahungu rero twarahuye kubera ko ari akamira busa kibera muri ghetto and mbona kameze nkaho kagiye kwitwa na bwaki and I was like reka ngatekere ibiryo intungamubiri kandi nyine bimeze neza niyo ko basi kazanza mu so agahungu rero naki Kigali kandi Kigali biri intoryi n'ubunyobwa wariye gutyo aba ari umukire niyo mumbe imbabeshye no mumbwire intoryi n'imiteja n'ubunyobwa na karoti n'ubunyobwa ibyo nibyo by'abanye Kigali kwako kamenyereye ubunyobwa rero nabonye n'ingaheri isosi itarimo ubunyobwa kari burware mu nda and then nasizemo ubunyobwa ndangije ndakaraga gutyo nyine batsi kwako kari kahuye n'umushikazi rero byari byoroshye kari kagiye kurya neza kandi ibiryo byuzuye intungamubiri nese nkora isosi nziza ndangije y'ubunyobwa n'intoryi ariko yari itukuye ndashyiramo n'isambaza papa urazibona izi ngizi Kigali zijya umukire zigasiba umukene. Okay, niyo ndiko begera mujye muri comment mubimbwire. So wari agasosi rero kari gahiye mbona ko kari buze kukondora nyine kakagarura gatege and then wenda nkabona ko bwaki gafite basi yagabanutse. Abantu bashaka kureba uburyo nateguye isosi iki wakondoza agahungu karwaye bwaki mwahuye jya kuri YouTube channel yanjye ire. So nabonye kanze kuza rero ibiryo nabyiririye ndavuga n'ubundi ntago bakabye ngo nkarere reka nirire. So thank you for watching. The full video is on my YouTube channel kandi buke followinga ukora na subscribe kuri YouTube channel yanjye njye kwereka izindi recipes nyinshi zigiye zitandukanye watekera ako gahungu mpararanye.